Amahoro y'Imana nabane nawe kandi kugirirwa neza n'Imana ni kukubeho wowe ukurikirana ibiganiro dukunda gucisha kuri chaîne yitwa Kingura Umutima TV. Ni chaîne iyobokamana, ni chaîne ijambo ry'Imana, ni chaîne ducishaho ubutumwa bwiza kandi ni chaîne inezeza abantu benshi bumviraho amakuru y'iby'Imana igambiriye ku bantu bayo. Uyu munsi twagize ibyago, ni umunsi w'ibibazo, wabaye umunsi utari mwiza, utatugendekeye neza, wabaye umunsi w'ibibazo mu muryango wacu. Twagize ibyago, twabuze umuntu, mu yandi magambo ni ibibazo byabayeho. Umuriro ufata umubyeyi, ngira ngo muri kubibona, abantu benshi barahari, muri kubona ukuntu ibintu bimeze, imodoka, ambirasi, muri kubona abagenzi, muri kubona abantu benshi batabaye ni benshi. Mbese ni ibyago, ni inkuru y'akababaro, ni inkuru itesheje ukuntu urabitekereza ukabona ntabwo umuntu ari kubyumva neza, kubyakira. Abantu benshi ntabwo bari kubyakira. Nta kuba umuntu yari muzima, yaraye ari muzima, akabyuka ari muzima, akohereza abana ku ishuri bakajya ku ishuri, ariko wajya kureba mu kanya gatoya umuriro ukaba uramufashe, ukaba arapfuye. Ni ibintu bitunguranye, ni ibintu utamenya ukuntu bimeze. Twagiye tubaza abantu, tuganira n'abantu benshi batandukanye. Ni inkuru y'akababaro, mu byumve ko ari inkuru y'akababaro. Kubyakira byanze kwemera, ntabwo abantu turi kubyakira ngo twumve ari ibintu turi kwakira, ariko ni ukwihangana, niko ubuzima bugenda nyine. Y'isi niko imeze. Rero ni inkuru yababaje abantu benshi cyane. Yari umubyeyi mwiza, umubyeyi wakundaga abantu, umubyeyi w'imfura, umubyeyi waganirizaga abantu, umubyeyi rwose ni ukuri rwose yari afite ubumuntu. Abantu twese twamwisangagaho, abantu bagendaga wasangaga ari kuganira n'abantu benshi kandi baganira neza. Twese nyine twababaye, abantu bari muri kubibona ko abantu bameze. Twagiye tuganira n'abantu benshi batandukanye, ariko baratubwira ngo niko bigenda nyine, nta kundi twabyakire, nta kundi byagenda. Ariko nawe ubyumva wumve ko ari inkuru y'akababaro cyane, kandi ni inkuru yatunguye abantu benshi. Rero biravuga ngo birasabwa ko abantu tube maso, duhore twiteguye, niko ijambo ry'Imana ritubwira ngo kuko tutazi umunsi cyangwa se igihe. Ni ukuvuga ngo duhore twiteguye, ibindi bintu byose tuba turimo, tuba twirukankamo, tuba dushakisha, ariko dushakishe tuniyeza, tweza ubugingo bwacu, kuko ntawuzi umunsi cyangwa igihe. Nawe yari ari mu mibare, yabaraga, hari ibintu byinshi yatekerezaga azakora ejo, hari ibintu byinshi yatekerezaga azakora mu mwaka uri imbere, hari ibintu byinshi yateganyaga azakora mu mwaka utaha, ariko nyine bibaye ngombwa yuko bitamugendekera neza, ariko n'ibyago byabaye. Rero bantu dukurikirana Kingura Umutima TV, ni chaîne ibagezaho ubutumwa bwiza, ibintu byinshi bitandukanye. Twarasenganye, abantu benshi muramuzi, namwe muri kubibona ko abantu benshi muramuzi. Rero ni ukuvuga ngo nimwihangane, natwe twihangane, abaturage mwihangane. Igihugu buriya kiba kibuze umuntu kandi w'ingenzi, umuntu wari ufite icyo amaze amariye abantu. nuko nyine nuko byagenze. Rero turakomeza kwihanganisha umuryango wasize, yari afite abana. Turakomeza kubihanganisha, kandi namwe mukomeze kubihanganisha, niko bigenda. Ariko nyine nuko nguko byagenze, nuko bimeze. Tuzajya tugenda tubagezaho inkuru zitandukanye, ariko kandi n'abatabara, mufite umutima wa kimuntu, wa mutima ugira imbabazi, wa mutima ugira impuhwe, wa mutima nyine ugenda wumva ko ibyago byabaye kuri mugenzi wawe nawe ari ibyawe. Uwo mutima nyaboneka mureke tuba ariwo tugira, kuko niwo mutima Imana ishaka. Ijambo ry'Imana ryarambwiye ngo mugerageze mushakishe ikintu mwakora kigatuma umwami yishima, kandi byarambwiye ngo mureke dushakishe tugire wa mutima nk'uwari uri muri Kristo Yesu. Rero
abantu twese turimo turarira, twababaye, agahinda kadufashe, intimba yadufashe, kubera ko hari byinshi twibuka, hari byinshi tumwibukiraho, ariko nyine nuko bigenda. Sinzi umwe wavuze aravuga ngo abeza nyine ntibarama, ngo abeza ntibarama, ariko nyine nta kundi isi iragoye. Umuririmbyi yararirimbye aravuga ngo iyi si tuyibamo turi abagenzi, iyi si tubamo turi abashyitsi. Undi yaravuze ati muri iyi si ni mu nzira dutambuka tugenda. Rero uyu munsi ashobora kuba ari we, ejo yaba wowe. Nyabuneka tumaranire kugira ngo dukore iby'Imana ishaka, kandi dukore ibyiza kugira ngo tuzabashe, kugira ngo nitugera n'imbere y'Imana tuzabashe kugira icyo twireguza, tuzabashe kugira icyo tuvuga, kubera ko imbere y'Imana ho muririmbyi yararirimbye aravuga ngo imbere ya ntebe nzahahagarara, nzaba njyanye iminyago nyishyikirize Yesu. Rero nawe yagiye, hari abantu bagiye baganira ijambo ry'Imana, hari abantu bagiye bavugana iby'ubutumwa bwiza, kandi afite ubuhamya muri karitsiye, rwose afite ubuhamya muri karitsiye bwiza. Abantu bose baramuzi, afite ubuhamya bwiza, nta kigoye gihari, nta rubanza ruhari ku bantu. Cyakora Imana yo izi byose, kandi Imana irahari, kandi Imana izakora imirimo n'ibitangaza. Byabereye hano i Batsinda, ni mu mujyi wa Kigali, mu murenge wa Kinyinya, akagari ni Kagugu, bakunda kuhita i Batsinda. Nuko nyine nuko byagenze, ariko abantu muzi umuryango w'uyu mubyeyi, mwahagera mugasura abana, mukabaganiriza, mugakomeza kugenda mumara irungu abantu bahari, tugakomeza kugenda tugahumuriza abasigaye, kandi tukabasura, tukabaganiza, tukababa hafi. Ibyo ngibyo ni ibintu bya hano iwacu mu Rwanda, niwo muco wacu. Nyabuneka ntutumuco, ntuve ku muco, kubera ko umuco wo ugomba kubahirizwa kandi ukagenderwaho, kuko umuco ni ingenzi, umuco ni mwiza. Nyabuneka ntihagire umuntu ujya kure y'umuco ngo avuge ngo ibi bintu ngo ntago bindeba. Oya, buri muntu wese yiyumvemo ko ibyabaye ari we byabayeho, kugira ngo dufatane urunana, dutabare, kandi Imana izatugirira neza. Imana igira neza, kandi Imana isumba byose, kandi Imana iyo ukoze icyiza Imana iragushyigikira, niyo ugambiriye icyiza Imana iragushyigikira. Rero bakunzi ba Kingura Umutima TV, musanzwe mugira ubuntu, musanzwe mugira neza, musanzwe mutabara, musanzwe mutabarana. Umuririmbyi yararirimbye aravuga ngo abajyana na Yesu gutabara abandi ngo nibo bazagabana umugisha w'Imana. Nawe rero nujyana na Yesu gutabara abandi, uzagabana umugisha w'Imana. Ineza y'Imana uzayibona, kugira neza kw'Imana uzakubona. Nyabuneka munyarwanda, munyarwandakazi, nyabuneka nshuti y'u Rwanda, ni ukuri ugira impuhwe kandi ugira umutima utabara. Nibyo by'ingenzi, nibyo byiza, nibyo bigukwiriye, nibyo bikwiriye abana b'u Rwanda, nibyo bikwiriye abanyarwanda n'abanyarwandakazi, kandi uwo ni umuco wacu kuva na kera. Rero mutabare, kandi gutabara mu buryo ubwo ari bwo bwose, kuko n'abana basigaye, yari afite abana batoya bari mu mashuri, bakeneye gukomeza kwiga, bakeneye minerivare, bakeneye ubuzima, imibereho. Rero turabingingira kugira ngo umutima utabara mukomeze kuba mufite, kandi rwose Imana izabagirira neza. Ntago Imana yabareka, kandi Imana ntiyabatererana. Nugira igitekerezo cyiza Imana izagushyigikira, nugira umwete Imana izagushyigikira. Imana yabwiye Mose, iramubwira ngo bwira Abisiraheli, ubabwire ngo nimugira umwete wo kumvira Uwiteka, ngo nimugira umwete wo gukora ibyiza, ngo namwe ibyiza bizabazaho, ngo kandi ngo imigisha yose ngo izaza ngo ibagereho. Rero nyabuneka tugire umwete, dukore ibyo Imana ishaka,
kugira ngo ejo cyangwa ejo bundi natwe tuzabigororerwe, kubera yuko buriya iyo umuntu yakoze neza Imana imwitura ibyiza, kandi iyo ukoze nabi nawe inabi uyisanga imbere. Rero mureke dukore neza kugira ngo ineza izaduherekeze, kandi abazajyana iminyago imbere ya Yesu ni abakoze neza, ni abatabaye, ni abagize umutima wa kimuntu, ni abagize ubugwaneza, ni abagize ibyishimo, ni abagize umunezero, kandi ntibashake kunezerwa bonyine, bakanezeranwa n'abandi, kuko ijambo ryarambwiye ngo munezeranwe n'abanezerewe, kandi n'abababaye mubabarane nabo. Rero ijambo ry'Imana ryo nakagaruka, tuzajya dukomeza tugende tubaganiriza, tubagezeho inkuru zitandukanye, ariko ndabingingira kugira ngo ni ukuri mugire umwete wo kugira ngo dutabare abavandimwe, kandi ubuntu bw'Imana nibubane namwe. Yari Kingura Umutima TV. Umwe we yahoze avuga ati yari Ntutebe TV 250, n'ubundi niyo twakoreshaga, ni izina twahinduye, ariko ni Kingura Umutima TV. Kandi Imana ibagirire neza, muragenda mubibona, muri kugenda mubibona abantu batabaye, muri kugenda mubibona abantu rwose bafite umubabaro, abantu bafite intimba, muri kugenda mubibona. Imodoka muri kuzibona zatabaye, muri kubibona uko byagiye bigenda, uko byagenze muri kugenda mubibona. Turi kugenda tubifatanya, twagiye tubaza abantu baratubwira bati rwose nta kindi kibazo cyari gihari, uyu muntu yaraye neza, yaraye ari muzima, ahubwo yarangije aracomeka, maze gucomeka hanyuma umuriro ukora siriko, maze gukora siriko hanyuma umuntu bimugendekera uko nguko. Rero kandi bantu mucunge, mujye mureba ibikoresho mukoresha uko bimeze, kugira ngo ubuzima tugerageze ubuzima tubukure mu kaga, bwe kuba buri ahantu mu kaga, ahubwo ibintu byose tujye tubikora neza. Rero Imana ibaho umugisha, turakomeza tugende tuganira, ni byinshi, turacyari kumwe rwose. Imana ibagirire neza, turakomeje, ntabwo turekeye aho, turacyari kumwe, kandi tuzabagezaho inkuru nyinshi zitandukanye. Murakoze, turacyari kumwe, urugendo ni rurerure, uko tuzajya tugenda dufata amakuru, tuzajya tugenda tubabwira. Murakoze.